inkuru yacu urukundo rubi ni inkuru y'umuryango wa Eric na Mariya. Mureke dutangire inkuru yacu. Hari mu mujyi wa Kigali, umunsi umwe ku mugoroba wari utuje cyane. Mariya yari yicaye mu rugo, ariko Mariya akaba yaramaze iminsi abona umugabo we Eric yarahindutse. Muri ayo masaha yibazaga icyatumye umugabo ahinduka, ariko akabura impamvu yabyo. Mariya ubwo Eric yari yagiye ku kazi, Eric yari yasize telefone ye mu rugo, maze mu kanya gato nk'ako guhumbya Mariya yikubita ijisho. Mariya yigira inama yo gufata telefone ya Eric akarebamo amamesaje umugabo yohereza. Mariya yafashe telefone ye atabishaka, ariko aranga arabikora. Aravuga ngo reka mfungure WhatsApp ndebe ikijya mbere. Mariya yafunguye WhatsApp, mesaje yabonye yatumye Mariya arushaho guhagarika umutima. Mariya yabonye mesaje kuri WhatsApp ivuga ngo sheri wanjye Eric, ndagukumbuye cyane sha, kumbuye ibintu by'unkorera mu gitanda, ariko uri umugabo mwiza Eric. Maze aramubwira ngo kandi bitewe n'ukuntu ngukumbuye, reka tuze guhura uyu munsi nka saa. Mariya yahagarika gusoma, yumva umutima uraremereye cyane. Muri ako kanya akibitekerezaho, ku rugi hari uwatangiye gukomanga cyane. Maze Mariya ahaguruka ajya kureba umuntu wakomangaga, maze akoraho irido gake gake ngo yitegereze uwakomangaga ku rugi. Akireba akubitana amaso n'umugore wari uhagaze imbere y'urugi, amureba nabi cyane n'ijisho ribi. Maze umugore amagambo yabwiye Mariya yatumye Mariya atayikubita hasi agwa igihumure. Umugore yaragize ati, narinje kureba umugabo wanjye Eric uri hano. Mariya acyumva ayo magambo yagize ikizungera cyinshi cyane, yikubita hasi agwa igihumure. Inkuru yacu irakomeza, ntuzacikwe n'igice gikurikira. Turagushimiye, wibuke gukora subscribe kandi utwandikiye muri comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bukugeraho umunsi kundi. Naho ngiye kugezaho inkuru, nari Chris, ndagukunda cyane.